bakunzi ba Real Vibe muritonde cyane nongere mbisubiremo cyane uti muritonde niba uzi neza ko ushobora kuba ukoresha simcard ya MTN, Airtel cyangwa se Tigo Rwanda. Kubera iki nje mbaburira cyangwa se kubabwira ko mukwiye kwitonda? Uko niko ikiganiro cyacu gitangiye. Nk'ibisanzwe nge nitwa Eric wacu hano ho ni kuri Real Vibe, ni mu rugo rw'amakuru agezweho ari updates, kubera ko twe ntidutinda mu nkuru kugira ngo izindi gahunda zikomeze. Real Vibe, Real News, Real Talk, aha ni wacu nuko dutangira inkuru nk'ibisanzwe. Dore uko ikibazo gihagaze. Murabizi neza ko inkuru yacu cyangwa se inkuru zacu hano kuri Real Vibe tuzitangira abantu bose bamaze gukora subscribe. Mbibutse neza ko nyuma yuko ejo dukoze ikiganiro tugaragaza abantu 45 cyangwa se tugaragaza abantu ribu yagaragaje 45 bakekwaho ubujura bw'amafaranga agera kuri miliyoni 400 guhera mu kwezi kwa mbere kugeza umunsi ejo ribu yagaragarije barabajura 45 biganjemo abasore n'inkumi bari hagati y'imyaka 20 ndetse n'imyaka 35. Iyo nkuru ejo narayitangaje, ndakeka ababana na Real Vibe mwarayikurikiranye. Uti noneho bimeze bite? Kwejo twabonye umuvugizi cyangwa se twabonye umuvugizi ushinzwe ikoranabuhanga muri RURA nawe yaritabiriye iryo garagazwa ry'abo bantu babajura cyangwa se ibyo bisuma bitwara utwo bitavunikiye. Twabonye ubufatanye bwa polisi, tubona ubufatanye bwa RIB. Ese RURA yo yabivuzeho iki ko ari cyo kigo kigenzura imikorere y'ibigo bikorera hano mu Rwanda? Ese RURA yo ibivugaho iki nyuma yuko bigaragaje ko ibigo nka MTN, Airtel Rwanda bikomeje kwibasirwa n'abajura byifashishije ikoranabuhanga, cyane byifashishije mobile money? Umuvugizi cyangwa se ushinzwe ikoranabuhanga muri RURA bamwita Gahungu Charles yavuze ko habaye intege nke cyangwa se hagaragajwe intege nke zagaragaye ku bigo by'ikoranabuhanga bya MTN by'itumanaho, MTN Rwanda ndetse na Airtel Rwanda. Uti ikibazo gihagaze gute cyangwa se situation ihagaze ite? Ikibazo cyabonetse cyangwa se kigaragazwa n'abo bajura benshi, aba bajura byagiye bigaragara ko bagiye biba amafaranga ariko bakayiba bakoresheje simukade zitababaruyeho cyangwa se imyirondoro y'izo simukade idahuye n'imyirondoro yabo bwite. Ibi bikaba biterwa n'iki? Ese ibi biterwa n'iki? Icyambere, nawe ubwawe ushobora kuba wabyiteza, kuba wafata simukade yawe cyangwa se gutiza umuntu irangamuntu cyangwa se ukajya kubaruza simukade ukayihereza umuntu runaka. Iyo simukade yayitwaye ajya kuyikoreraho ibyaha cyangwa se ajya kuyikoreraho ibintu byinshi cyane bitandukanye. Bajya kugenzura cyangwa se bagenzura umuntu wagiye akora ibyaha bagasanga ni innocent, aho kuba bunani wafashwe bagasanga bunani ibimwanditseho cyangwa se irangamuntu cyangwa se simukadi baruye kuri innocent. Bityo rero urwego ngenzuramikorere RURA rukaba rwafashe ingamba zikomeye cyane zikakaye
kuri ibyo bigo by'imari cyangwa se ibyo bigo by'ikoranabuhanga bya MTN ndetse na Airtel Rwanda kugira ngo hakomeze kwigwa icyatuma ubwo bujura cyangwa se ubwo busuma bukorerwa kuri mobile money na Airtel money bugabanuka. Izo ngamba ese ni izihe? Izo ngamba nta zindi, ubana na Real Vibe, iyo ubana natwe byose urabikurikirana kandi bikugereraho ku gihe. Ese Sharire cyangwa se Gahungu Sharire yatangaje iki ku bijyanye n'ubwo bujura bukomeje gukorerwa kuri ku matelefone atandukanye cyangwa se ku masimukade y'abantu baba baragiye bibaruza ku bandi? Ese ni ibiki ukwiye kwitondera mu rwego rwo kugira ngo utazatwarwa nk'umujura kandi waraburiwe? Miliyoni 400 ni nyinshi cyane kwibwa n'abantu b'abatekamitwe. Nge nitwa Eric Wacu, nk'ibisanzwe tugiye kurebera hamwe mu ngamba RURA yagiye ifata. Gahungu Sharire cyangwa se ushinzwe ikoranabuhanga muri RURA yavuze ko intege nke zose zagaragaye ku buryo simukade zibarurwa hano mu Rwanda. Simukade zibarurwa hano mu Rwanda akenshi zari zisanzwe zibarurirwa hehe? Zibarurirwa kuri aba agenti, ku buryo ushobora no kumusanga mu rugo iwe yiryamiye akakubarurira simukade, cyangwa se ukamusanga kuri kiosk cyangwa se mugahurira ku muhanda. Hari benshi twahuriraga mu makaritsiye ati tukubarurire tuguhereze simukade nshyashya. Ubwo rero abo bantu bakaba baragiye bakora amakosa atandukanye ashobora gutuma abyara ubujura butandukanye bukorerwa kuri iyi mihanda. Uti hari ubwo ujya kubaruza simukade, wagerayo ugasanga guhaye simukade ibaruye itamubaruyeho nawe itakubaruyeho, bityo yamara kuguhereza iyo simukade ikubaruye itamubaruyeho nawe itakubaruyeho, ukajya kuyikoresha nawe warangiza ukamuhereza, kuko hari ukuntu bagufotoraga, bamara kugufotora akakubwira ko akubaruriye, yajya kuguha akaguhereza simukade itakubaruyeho nawe itamubaruyeho, wowe ukagenda uzi neza ko simukade ikubaruyeho. Iyo bigenze gutyo rero, nawe ya yindi yawe yayifataga agahita, cyangwa se ya myirondoro yawe yafashe, uburyo yagufashe n'isura yawe, yahitaga bibaruzaho izindi simukade zirenga 3. Izo simukade zirenga 3 rero nizo akagenda akazihereza ba bantu b'ibisuma, ba bandi b'abajura. Bamara kuzifata izo simukade akajya zihereza abo bantu b'abajura, bakajya bazikoreraho ibyaha bitandukanye. Urumva neza ko wowe warangije gucyura simukade kwanza itari yawe, hanyuma iyawe cyangwa se ikubaruyeho bwite, iyo simukade akaba ari ijya gukorerwaho ibyaha bitandukanye. Hari ubundi buryo bakoreshaga, gufata irangamuntu z'abandi bakazibaruzaho izindi nimero. Ni ukuvuga ngo agafata irangamuntu y'umuntu utakibaho, cyangwa se agafata irangamuntu yawe akayibaruzaho amasimukade menshi cyane, hanyuma yamara gufata irangamuntu urugero y'umuntu utakibaho ikagikorerwaho ibyaha bitandukanye, hashakwa umuntu nyirayo bakurikirana bagasanga wa muntu ntakiriho. Urasabwa iki? Cyangwa se yavuze ko mbere yuko tugera ku byo usabwe, yavuze ko bigiye gukemurwa gute? Ese iki kibazo yavuze ko kigiye gukemurwa gute? Yavuze ko hagiye guhagarikwa abo bantu babarurira abantu mu nzira, bityo ukajya ujya kubaruza simukade nshyashya cyangwa se guswapisha
ahantu hizewe cyangwa se kuri service center witwaje irangamuntu yawe, witwaje isura yawe cyangwa se ifoto yawe, kuko bazajya bagufotora. Si ibyo gusa, ahubwo hagiye kuzajya hifashishwa ibyo bita igikumwe kugira ngo simukadi yawe neza ihuzwe n'igikumwe cyawe kiri muri NIDA cyangwa se kiri mu kigo cy'igihugu gishinzwe irangamuntu. Bityo bikaba bigiye kongerwamo ikoranabuhanga rikomeye cyane ku buryo nta muntu uzongera kugira ikibazo cyo kuba afite simukadi itamubaruyeho. Wowe usabwa iki? Usabwa kwibaruruzaho simukadi zose uzi neza ko udatunze, kandi ukirinda umuntu uwo ari we wese ushobora kwibaruza kuri simukadi ku irangamuntu yawe, kuko mu buryo bikomeza cyangwa se bikomeje gutyo uzajya wisanga mu byaha kandi utarabigizemo uruhare. Irindi kosa abantu bakora, kwibaruzaho simukadi warangiza ukayiha runaka akaba ari uyikoresha. Ese uwo muntu umwizeye uti? Mubyeyi, uzi ko ushobora no kwihereza umwana wawe, yarangiza iyo simukadi akaza kwihereza bagenzi be bakayikoreraho ibintu bitari byiza. Mugomba kubyitondera rero, bityo ibyaha nk'ibyo ngibyo cyangwa se amakosa nk'ayo ngayo mutazajya muyagwamo. Nk'ibisanzwe nge nitwa Eric Uwacu, twe ntidutinda kubagezaho inkuru cyangwa se kubagira inama z'ibintu byinshi bitandukanye biri kugenda bicicikanya hano ku mbuga nkoranyambaga hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ndasoje rero, nizere neza ko aka kanya nimba wumvisha inkuru yacu, uyu ni umwanya mwiza wo gukora subscribe udushyigikira, kuko nta yindi nkunga tugusaba. ikoze subscribe ubashije kudushyigikira mu buryo bwiza cyane kandi bugezweho. Muri abasirimu kandi murakoze cyane kubana natwe, turabashimiye. Ciao ciao.